abo ni bamwe kubo twakoreye surprise mu minsi ishize biturutse ku bantu badutumye bakabahereza ukuboko. Nimba ureba ni kubereka abagenzi bawe surprise. Iki kiganiro urakirebye? Igihe kigeze Mungu aranshuka antera inda, amaze kuntera inda mbwa ati nzagutwara, ntiyantwara ahita atoroka aragenda. Ntago nabashije kwiga kuko nagiye mu wa mbere primaire birakomeza, akaboko ka mbere ikibazo nibwo banjyanye kwa muganga Gahini nabwo biranga ndaza niberaho gutyo. Uyu munsi n'uyu mubyeyi ugezweho. Nicyanjye nicyo nzanye, ishyura igikapu nicyanjye mama, nyamara nicyanjye si icyanjye raka. Urarebamo harimo 50,000, urarebamo nawe utubwira. Fungura envelope ni yawe. Ndishimye cyane, Imana ibahe umugisha kandi amuhe umugisha. Hey guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Tugiye gutungura umuntu, tugiye kumukora surprise. Ni umuntu twakoze ikiganiro kuri Baha Ukuboko, twamukoreye ikiganiro kuri Baha Ukuboko. Uyu munsi rero tugiye kumukora surprise. Muri kubona ko rumeze, tugiye kujyana nigize umuntu usabiriza, nanjye ngiye mu mwanya we, dutangiye dutongane, hanyuma rero bize kurangira noneho mukoreye surprise nyine turebe reaction ziwe, turebe ukuntu ari bwamere, turebe nyine nawe abonye ubushobozi cyangwa se abonye amafaranga make yamufasha uburyo yamera atarabyiteze. Uyu munsi rero umuntu tugiye gukorera surprise ni umumama twakoreye ku kiganiro ku channel yitwa Next Hope TV, ikiganiro bita Baha Ukuboko. Tunashimira umuntu wo muri United States muri Amerika wamuhaye ukuboko. Nawe ushaka gutanga kugira umuntu ukuboko mu biganiro tujya tubakorera, wareba iyo nimero iri hasi ukazamuha ubufasha nawe ababukeneye. Okay rero guys, ubwo turagiye, ntihagire umuntu uza kubura paka ikiganiro kirangiye, ndabizi biraza kuba biryoshye. Let's go. Mbere na mbere Jojo 12 yagombaga kwihinduranya agahinduka umuntu usabiriza, yarangiza akagenda gake gake afite imbago akicara mu mwanya uyu mubyeyi yari yicayemo, ariko twabanje kumushuka tujya kumugurira ibintu byo kurya. Jojo 12 ageze mu nzira ahangaha igitenge cyari gikenyerutse, abona bari mu buvumbure yihisha ku muntu ucuruza mituyu, arabanza aragikenyera. Yakomeje urugendo aragenda aricara, agize amahirwe asanga hari undi muntu nawe bari bicaranye bari gufatanya gusaba. Yicarana nawe arabanza amubwira ukuri kw'ibyo turimo. Ubwo ninjye wari uri kuri kamera nagombi kubanza kwihisha kugira ngo hatagira umuntu mbona. Hashize akanya Jojo 12 ahangaha amajwi yari amupfanye aza kundeba ahantu nari nihisha. Nyuma yarakomeje aricara batangira no kumuha. Uwo musaza yamuhaye 500, arangije umutima w'inama ahita yigira inama yo kuyaha uwo bari bafatanyije kwicara aho ngaho. Nyuma umubyeyi yaraje ariko yari amukubise. Uje hano. Ibi kandi ari ibyanjye. Ibi si ibyanjye. Ibi ni ibyanjye nzanye.
reka dore n'ibyo ngiye nizaniye ahubwo wowe byaba biri he nibyo nizaniye n'ibyanjye nicyo nzanye n'icyanjye n'icyanjye kino gikapu n'icyanjye nicyo nzanye kino gikapu n'icyanjye mama nyamara n'icyanjye si icyanjye rata n'icyanjye n'icyanjye nijye ukizanye mbese wampaye gihe wampaye ngaho basi makama nka kano gataka surprise birangiye twagiranye ikiganiro kirambuye. Ayi mama umeze gute? Ubu se ubonye gute kubona rukaza ugasangira umwanya wawe bana nari nigize nk'umuntu nari niyoberanyije nago wari kumenya. Yewe nambonye wicaye mu mwanya wanjye ndavuga se ko twari tuhicaye turi abantu babiri wa gatatu aje gute numva binsize ikibazo ntangiye kuvuga se uyu muntu aturutse ko twari turi ahangaha turi ababyeyi babiri bigenze bite ntangira kumva nanjye muri njye mpungabanye noneho kuza ugasanga ibikapu byawe ndi kubyita ibyanjye byo nabyo byari binteye ikibazo kandi harimo utunyanya nari burye saa sita n'utugori bari bampaye nari bugaburira abana nanumvaga umutima wanjye uhise ntazi ukuntu ubaye ubwo byari binteye ikibazo nanjye. Tukiri aho ngaho abana bameze gute? Abana bari aho abana bari aho ariko mu kuba bari aho ku ishuri bari barabirukanye kubera kubura amafaranga y'ibiryo bagiye gutangira ikizami n'amafaranga y'ibizami ubu byari byarancanze kwicara aha ngaha mu muhanda unicaraga ngo ndebe ko nabibona ko nabyo byari byacanze numvaga ari ikibazo kirekire. Mbere se basi uje aha ngaha wenda ugafunguza ubona wenda nk'ayo kuba bari bwarya ibyo kurya hari igihe mbona nk'utunyanya najya munsi y'ibiryo bakama wenda n'ikiro cy'ubugari nagira jense nkakora aha ngaha nk'agatike nkagenda nkataha gutyo nyuma ubwo buzima mbayemo. Utaha kureba hano? Ni kure hano ntaha ahantu bita kwa Karangara ariko n'inzu ndimo ndacumbitse muri make n'ubundi ubwishyumbukura aha ngaha umuhanda ubwo kubona amafaranga ya nyir'inzu ni ukuca aha ngaha umuhanda nkasaba nta kindi nta bundi buzima bwanjye n'ubu ngubu. Abana bangahe? Abana babiri. Nari mfashe umwanzuro ngewe wo kujya kubaza uriya mukobwa mubajije ni ko nari ngusize ku bintu byanjye uno muntu aturutse hehe ubwo nyine nawe atangiye kumbwira ngo simbizi. None se ko wambonaga basi wabonaga nahindutse cyangwa wabonaga n'ubundi aribyo? Nabonaga wahindutse ufite imbago nawe nkagira ngo ufite ikibazo cy'ubumuga kubera ko hano twari tuhicaye turi abantu batatu uwa gatatu yari agiye nsigara n'uyu mudamu nawe yari agiye mu isoko nsigara njyenyine nawe ngiye ko mbona aragahita navugaga se uyu nguyu aturutse ko ntanamuzi numva binteye ikibazo. Uyu munsi rero mama ufitiye ubutumwa. Hari umuntu uba muri Amerika yabonye ikiganiro twakoresheje ikiganiro abona ubuzima ubayemo yifuza ko yaguha ubutumwa hari amafaranga yakugeneye. Iyo ni envelope ngiye kuguha nawe urarebamo harimo 50,000 ubwo urarebamo nawe utubwira. Fungura envelope ni yawe. Ndishimye cyane Imana ibaha umugisha kandi wamuha umugisha ubu mbonye icyo ndihira abana ishuri nanjye mbonye n'icyo kurya Imana imuha umugisha cyane murakoze. Nishimye cyane ngiye no ku mutima wanjye nishimye ngiye amarira aragwa kubera ubuzima nabayemo nge nabaye nk'amayibobo ndara mu muferege ndara muri rigori ariko ubu ngubu rwose ubuzima ndiho nge ntago nitunze ntunzwe n'abavandimwe bose nibo bangize ariko namwe cyane Imana ibaha umugisha murakoze cyane aho mukuye Imana ihasubize kandi nayo ihasubize muzakomeze munyiteho kandi Imana izayibahembere murakoze cyane. Okay, murakoze cyane muri kubibona umuntu wese uzi ko afite umutima afite ubumuntu mbega
ntukabone umuntu yicaye hano ku muhanda ngo ugire ngo hari ikindi cyamuzanye, nawe hari ubushobozi aba adafite. Ubaye ufite 100 warimuha, urumva afite abana ariko urebe afite ubumuga, wowe ushobora kugenda ugakora ariko we ntabwo yabishobora. Ariko ufite n'100 warimuha akagenda akaribyaza umusaruro, wenda akaguramo utunyanya akagira gute, amafaranga yose waba ufite. Ntukabone umuntu wicaye ku muhanda ngo umurebe umunyureho wigendera. Tugire umutima, sibyo? Kuko nawe ntabwo ubizi uko bizaba bimeze, nta nubwo ubizi ngo ejo bizagenda gute. Niyo mpamvu natwe tuvuga ngo nta mpamvu yo gutererana abantu bari ku muhanda basaba, kuko nabo bavutse nkatwe, ntabwo aribo babicuzinze cyangwa ntabwo aribo babihisemo ngo bamere gutya. So abantu rero mudukurikirana, nk'uko mubona umuntu wo muri Amerika yagize umutima mwiza akavuga ngo ikiganiro twamukoresheje, akavuga ngo reka tumuhe ubutumwa afasha abana. Umuntu wese wifuza kugira ikintu yafasha uyu cyangwa se undi wese twagiye dukoresha ikiganiro, nareba iyo nimero iri hasi ayihamagare, cyangwa se tuzadushyiraho na nimero z'aba bantu bagenda babaha ibyo bashaka kubahereza. Murakoze cyane. So rero iyi ngiyi yari special surprise. Nk'uko mubizi kuri The Hustle Hub tugira surprise. Uyu munsi twasupurizinze no mubyeyi, nubwo yarankubise mwayibonye, yaje asanga nicaye mu mwanya wiwe mu gutwarira ibikapu, ariko yarankubise. Uyu mumama nawe ndamushimira cyane, yamfashije. Twamubwiye uko bimeze, nawe areactinga aravuga ngo ibikapu ni ibyanjye, kandi abizi neza ko babimusigenga bimurindire. Aravuga ngo ibikapu ni ibyawe, arabihamya. So rero abantu mushaka gukora surprise, abantu mushaka kugira umuntu mukorera surprise, hano kuri The Hustle Hub turahari. Umuntu ushaka gusupurizinga undi muntu runaka, mutumenyeshe tubakorere ama surprise. Thank you.